Ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubageza kuri Hot News TV kandi nizere ko aho muri mumeze neza cyane tubifurize kandi amahoro y'Imana imigisha y'Imana uburinzi bw'Imana n'ibyiza itanga ko byakomeza kugenda bibana namwe tugarutse mu mwanya tugenda tureba amakuru bakomeje kugenda sohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse nibibera aho dutuye reka tujye hano mu Rwanda turebe inkuru ibabaje cyane inkuru y'uburyamo bw'abakobwa cyangwa se doratwari z'abakobwa zo ku kigo zaje kuba zafatwa n'umuriro ikirimo cyose kirakongoka my friend. Aya ni amafoto tuberetse uwaje kuba yabona video we yumiwe yavuze ati n'ibiki byari bibaye ugeraho bajimije umuriro urangura bananira burundu namakuru avuga ko rero inkongi y'umuriro yafashe uburyamo bw'abakobwa mu kigo cy'ishuri cya Institute of Women for Excellence giherereye mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana ibyarimo byose birashya birakongoka abaturage bahageze bwa mbere bavuze ko bagerageje gutabara ngo bazimye ariko biranga birabananira niko kwiyambaza inzego za polisi ishinzwe kuzimya iby'imiriro hanyuma iragerageza ariko nubundi yabikoze ibiri muri ubwo buryamo byose byarangije kuba ubuyonga murabona ibiri mu biki ibikoresho byabo byose murabona yuko byose byahiye burundu nubwo ndabona ntago hari hatangazwa agaciro k'ibyahiye ariko urumva ko ni ibintu byinshi cyane kuko urumva za matora makayi biki byose ndakubwiye ngo nta na kimwe cyasigaye nkuko ubyibonera ku ifoto kayo nguko rero urumva ko ari inkuru y'agahinda ari inkuru ibabaje ubwo katwihanganishe nyine icyo kigo n'abanyeshuri baba barara muri izo doratwari birumvikana ko ari akababaro ariko nyine nta kundi reka tugane ku musozo rero dushimira abantu mwese mu tuba twabanye mu makuru n'ibiganiro babwira ko turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro mba nabateguriye gahunda ni yindi yo gukora subscribe ku batari bayikora no kuduha ibitekerezo inama inyunganizi munyuze mu mwanya wa comment turabakunda cyane.